kuri miliyoni ebyiri. Boom, ahangaha rero barakubwira ngo inguzanyo waguza ni uguhera ku mafaranga ibihumbi 100 kugeza kuri miliyoni ebyiri z'amanyarwanda. Hano tugahita hano tumanuka hano hasi bakakubwira ngo inguzanyo ishyirwa kuri telefone yawe cyangwa kuri mobile money yawe. Ahangaha rwose amaboko nge ndayamanitse, buri umwe wese ngiye kuba namwereka uburyo yakwibonera ahangaha inguzanyo yo kuva ku bihumbi 100 kugera kuri miliyoni ebyiri bigacishwa kuri telefone yawe, kandi ikindi ayo mafaranga akaba nta ngwate, ahubwo umuntu wese, iyi video igenewe umuntu wese ushaka inguzanyo kuri telefone yawe. Wowe ukaba ushaka inguzanyo kuri telefone yawe utiriwe ujya kwicara kuri banki, wowe ukaba ufite telefone yawe gusa, ugakanda kuri telefone yawe ugahita usaba inguzanyo, kandi inguzanyo yawe wasabye ugahita uyemererwa. Ahangaha ngiye hano kukwereka uburyo ushobora kuba wakwibonera inguzanyo guhera ku bihumbi 100 kugera kuri miliyoni ebyiri. Ayo mafaranga ukayasabira kuri telefone yawe, ukanayahabwa kuri telefone yawe. Ikintu bisaba gusa ni ukuba ufite telefone ya mobile money cyangwa se ukoresha banki ya I&M banki. Ahangaha rero tugiye kuba twatangira, ndakwereka akantu ku kandi nawe aba ariko uza kuba wabikora. Urakanda ahangaha kuri ino Chrome. Iyi Chrome niba utagira ino Chrome muri telefone yawe, yi downloading muri Play Store cyangwa se App Store. Ino Chrome uyirebe neza, iri zina ni Chrome, uri downloading. Numara gufungura ino Chrome uri buhite uza hano hejuru muri search, urahita uza hano hejuru muri search. Ahangaha ngiye kukwereka uburyo bubiri ushobora kuba wabonamo inguzanyo. Noneho wowe uri buhite uza hano muri search, uri bwandikemo iri jambo, murebe neza, uri bwandikemo money, urandikamo money gutya, money phone cyangwa se money phone naribi, cyangwa se wandikamo gutya money telefone, ariko bibaye byiza kwandikaho money phone, ariko ni wandikamo nino money phone, money telefone, urahita ugera ngiye aho nshaka ko wowe uri buze kuba wagera. Noneho rero ukimara kwinjira hano kuri no money phone, uri buze urahita umanuka ujye hano kuri no link. Muze kuza kureba neza, abantu bajye birirwa bambwira ngo ibintu byanze mubireba nabi, nturebe video ngo irangire. Jya ureba video irangire kandi uyirangize utuje, nta rusaku urimo, kugira ngo ubashe kubona ibyo umuntu yavuze. Ahangaha rero, ahangaha reka tuzamureho gato ya telefone yacu. Ahangaha uri buze nugera hano kuri no money phone, urimo kuhabona neza iyi money phone. Ukimara kuba wayigeraho uragira ute, uri buze kuba wahita ukanda kuri ino link ya mbere, urahita ufungura ino link. Ahangaha ndakwereka neza akantu ku kandi. Ukimara gukanda kuri ino link rero uri buhite ugera hano harimo ibintu by'ibyongereza, ariko ngewe icyo nshaka ntago ariho hantu nshaka ko wowe uri buze kuri telefone yawe. Ahangaha bakahita bakubwira ngo ubusabe bworoshye gusaba inguzanyo. Muze kuza mubyumva neza. Boom, ahangaha rero, ahangaha niho nari nkeneye ko twese turi bufatanye tukaba twarebana. Inguzanyo waguza guhera ku mafaranga ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda kuzamura kugera kuri miliyoni ebyiri. Boom, ahangaha rero barakubwira ngo inguzanyo waguza ni uguhera ku mafaranga ibihumbi 100 kugeza kuri miliyoni ebyiri z'amanyarwanda. Hano tugahita hano tumanuka hano hasi bakakubwira ngo inguzanyo ishyirwa kuri telefone yawe cyangwa kuri mobile money yawe. Ahangaha rwose amaboko nge ndayamanitse, buri umwe wese ngiye kuba namwereka uburyo yakwibonera ahangaha inguzanyo yo kuva ku bihumbi 100 kugera kuri miliyoni ebyiri bigacishwa kuri telefone yawe, kandi ikindi ayo mafaranga akaba nta ngwate, ahubwo akaba ari amafaranga gusa. Ingwate yawe iba ari irangamuntu, kuba gusa bafite irangamuntu yawe, nta kindi kintu muri buze kuba mwahuriraho. Wowe aho ngaho wicaye uri buze kuba wakwifungurira ino website wisabira inguzanyo aho ngaho uri, nurangiza amafaranga yawe uri buze kuba wayabona nyuma y'iminsi itarenze icyumweru. Ariko nanone mujye mwibuka kwishyura. Niyo mpamvu umuntu wese neretse izi video njye mba nshaka ko nkwereka ahantu uri kura amafaranga, ariko ukaba uzi ko uri bunishyure. Ibyo bintu mujye mubyibuka. Noneho turi buze dukomeze. Ahangaha hasi baravuga ngo inguzanyo
izashyirwa kuri konti yawe, kuri konti cyangwa kuri mobile money yawe. Inguzanyo ishyirwa kuri telefone yawe, nta handi hantu ishyirwa. Gusa hari ahantu hamwe iyo ushaka kwishyura, wowe ushaka kwishyura, ndi buze kukwereka uburyo noneho wishyuramo ukoresheje kode. Okay. Noneho ahangaha bakahita bakubwira ngo tangira. Ahangaha ni ugutangira gusaba inguzanyo, urumva, cyangwa se hasi bakavuga ngo duhe igitekerezo. Ariko mbere y'uko mpita nkwereka uburyo utangira kwaka inguzanyo, reka mbanze nkwereke uburyo amategeko n'amabwiriza kugira ngo utazahubuka. Mu mategeko n'amabwiriza turi bucemo twihuta, turacamo twihuta kugira ngo video itaza gutinda, kuko ndashaka guhita nereka abantu iyindi video y'ukuntu ushobora kwisabira imodoka mu nguzanyo, cyangwa se ugasaba moto mu nguzanyo, ukaba wajya kuba wakora mu muhanda ugakorera amafaranga. Ubwo ndavuga ku bantu bafite perime, cyangwa se abantu b'abakire bashaka kuba bazigurira abana babo, cyangwa se abashoferi. Ndakwereka ahantu uri bwifatire ideni kuri moto cyangwa se ideni ku modoka, nawe ukajya kwikorera gutwara abagenzi cyangwa se gutwara imizigo. Ahangaha bahita bakubwira ngo Moneyphone Africa Limited ni ikigo cyahawe uburenganzira bwo gukora, ni ikigo n'ikigo kibitanga. Ni ukuvuga ngo ahangaha iki kigo gifite uburenganzira, cyamaje kuba cyahabwa uburenganzira. Tugufasha kugera ku mahirwe, kugera ku nguzanyo ntoya biciye kuri telefone yawe. Ahangaha bagufasha kugera ku nguzanyo ntoya biciye kuri telefone yawe. Ahangaha turagenda dusoma twihuta. We niba bamaje kuhabona website uri buze kwinjiramo, uri bwinjiremo we ano mategeko n'amabwiriza uraza kubanza ubisome mbere y'uko waprayinga kuba wasaba inguzanyo. Hano turagenda tuvuga ibintu bikeya. Ahangaha baravuga ngo ni amafaranga angahe nshobora kuguza. Ahangaha rero bakahita bakubwira ngo inguzanyo iciriritse ya mbere, ahangaha bwa mbere iyo usabye bwa mbere ni uguhera ku bihumbi 100 kugera kuri 5,000,000. Inyungu ikaba ari 8.9% ku mwaka. Urumva ayo ni amafaranga makeya, inyungu 8.9% ku mwaka. Noneho ahangaha bakahita bakubwira ngo ibihingwa byemerewe: ibishyimbo, karoti, urusenda, ibigori, ibijumba, ibirayi. Noneho ahangaha bakahita bakubwira inguzanyo ya kabiri. Inguzanyo ya kabiri iciriritse ni uguhera ku bihumbi 100 kugera nayo kuri 5,000,000. Ariko noneho kugera ku bihumbi 500, ni ukugera ku bihumbi 500. Mumbabarire no hejuru navuze 5,000,000 kandi ni ibihumbi 500. Kandi noneho ahangaha bagahita bakubwira ngo ku nyungu ya 17%. Urumva ibihingwa byemewe, urumva ikahwa, ubu ngubu iyo ni ikahwa n'icyayi. Urumva, urabona ikahwa n'icyayi yo bafite inyungu iri hejuru kubera byo ni ibihingwa biratinda. Ariko muri makeya reka mpite ngarukira ahangaha, nawe no mategeko n'amabwiriza uri buze kuba wayasoma yose kugira ngo nge video itaza kuba ndende, kuko ntabwo nshaka video ndende, dushaka video ntoya. Icyambere nakweretse ahantu uri bwinjirire kugira ngo ube wabigeramo byose. Ese nkeneye umwishingizi, ikigo ahangaha ni ukuvuga ngo ntago nyine ukeneye umwishingizi, ariko yego. Ahangaha ibi byose mwe muri buze kuba mwabisoma. Hano urabona hari amategeko n'amabwiriza y'ibintu byinshi cyane, y'ibintu ukeneye kuza kuba wabanza kumenya mbere y'uko rero uri buze kuba wafungura ahangaha inguzanyo. Uri bubanze ugira ute, urabanza usome amategeko n'amabwiriza. Reka dusubire inyuma noneho mpite nkwereka uburyo uri busabe inguzanyo. Turaza ahangaha, tukigera ahangaha turi bute dukanda muri tangira. Ahangaha rero muri tangira handitse hate? Ahangaha muri tangira haranditse ngo, urumva, uzuza amakuru y'ibanze yawe bwite, turakoherereza inzira y'ubusabe kuri telefone yawe. Ni ukuvuga ngo noneho ahangaha barakubwira ngo uzuza amakuru yawe y'ibanze bwite, turakoherereza inzira y'ubusabe kuri telefone yawe igihe ugiye kuba wasaba inguzanyo. Ahangaha uri bushyiremo amakuru yawe yose neza nk'uko bimeze. Numara gushyiramo amakuru yawe nk'uko bimeze, ahasigaye bahite bakoherereza inzira yo gusaba kuri telefone yawe. Ahangaha barakubwira ngo andika amazina yawe nuko yanditse ku irangamuntu yawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu hano uri bukore, ntabwo urahita hano ushyiramo irangamuntu yawe. Ahangaha reka mbigusobanurire neza.
wowe niba ushaka inguzanyo biciye kuri telefone yawe nta handi hantu biciye, ahangaha ugiye kuzuzamo fomu yawe, numara kuzuzamo fomu yawe ikintu kiri bubeho ukimara kuzuzamo fomu yawe urahita wohereza, niwohereza barahita bakohereza aka SMS karimo uburyo noneho wowe ugiye kwita ubona inguzanyo. Ahangaha reka tugendane, ahangaha barakubwira ngo shyiramo izina ryawe ribanza, ahangaha urashyiramo izina ryawe ribanza, ahangaha urashyiramo izina ry'umuryango. Murabizi umuntu agira amazina abiri cyangwa se amazina atatu, ayo mazina yawe wese uri buze uyandikemo hano uko yanditse ku irangamuntu, nuyishyiramo uko atanditse ku irangamuntu ntago biri bukunde. Noneho ahangaha urahita ushyiramo nimero yawe ya telefone, ahangaha nushaka aka kantu k'icyatsi cyane uri bugakandeho, uri buhite usangamo n'ibindi bihugu, ariko twe kuko twenda turi mu Rwanda, ariko niba uri no mu Burundi urakanda hano uri buze gusangamo ibindi bihugu, wowe urahita ushyiramo nimero yawe ya telefone. Numara hano gushyiramo nimero ya telefone, nimero washyize ahangaha uraza uhite wongera uyishyire ahangaha, ubwo nimero washyize aha uraza uhite wongera uyishyizeho, kuko ahangaha barakubwira ngo shyiramo nimero ya telefone, ahangaha bakubwira ngo emeza nimero yawe, ahangaha nimero washyize aha uri bwongere uyishyire ahangaha, nuyishyiramo hano kabiri uraba wemeje nimero yawe. Noneho ahangaha urahita ushyiramo amafaranga wowe ushaka kuguza, amafaranga wowe ukeneye ko bakuguriza. Ubwo twabonye hejuru yuko amafaranga makeya baheraho ni uguhera ku bihumbi 100 kugera ku bihumbi 500, ubwo uri bwandika nayo ushaka, uri bwandike ibihumbi 100 cyangwa ibihumbi 500. Noneho ahangaha bahita bakubwira ngo hitamo igihingwa. Ahangaha rero niho hantu ngiye kwita nkusobanurira mbere yuko umenya ibi byose. Urahita ukanda ahangaha kuri kano kantu, urahita hano usangamo ibirayi, karoti, ibiki. Ino nguzanyo igenewe abahinzi gusa, nuza kuza kwandikamo hano nyine ugahitamo igihingwa utari umuhinzi, amafaranga bari buze kuyaguha ariko wibuke ko uzayishyura mu mezi 6. Muze kubyibuka neza, gusa nuhitamo ikawa n'icyayi amafaranga uzayishyura mu mwaka. Icyo ngicyo nizeye ko mwacyumvise, hatagira umuntu uri buze kuza kumbwira ngo ibintu yakoze ngo baramushutse. Jya ubanza usome, nakubwiye yuko nuza guhitamo iyi nguzanyo igenewe abahinzi, nuza guhitamo ibirayi cyangwa se ibindi bintu, amafaranga baraguha kuri telefone ariko uzayishyura mu mezi 6. Ubwo bivuze ngo n'umuntu uwo ari we wese ashaka ino nguzanyo yayifata, ariko akaba azi ko azayishyura mu mezi 6. Ubwo ngubwo umuntu ushaka ko bari buze kumuha amafaranga azamara umwaka, ari buhitemo ikawa cyangwa se icyayi, ariko nabwo mwibuke ko ikawa n'icyayi inguzanyo yabyo iri hejuru ni 17%, ariko mu gihe biriya bihingwa bitoya ari 8.9% mu mezi 6. Nurangiza kwandikamo ibi byose wamaze kwapurika, uri buhite ukora hano kwemeza. Ahangaha ukora hano kwemeza, ibi bintu byose wanditse aha birahita bigenda. Wibuke ko hano washyizemo nimero ya telefone, bari buze kuza kuhita baguha aka message kakwereka noneho uburyo uri buhite winjira mu nguzanyo neza. Baraguha aka message, ni ukuvuga ngo twe dukanze ahangaha, njye nkanze ahangaha kuko hano nta kintu ngeze nandikamo, bahita bampa ibibare hano by'umutuku, hano ibintu by'umutuku binyereka ibintu ngomba gushyiramo, kandi murabizi YouTube channel ibyo bintu ntabwo ibikunda. Rero ahangaha we nukandaho ahangaha tayari uraba urangije gusaba, urumva. Noneho ni ukuvuga ngo tugomeje tukamanuka hano hasi, hasi dukomeje tukamanuka turi buze kuhasanga andi mategeko n'amabwiriza. Ahangaha barakubwira ngo tugufasha kugera ku mahirwe yawe, urumva. Hasi hari ibindi bintu, nuko hano hasi mpita nsangayo nimero ya telefone, wowe uri buhite umanuka urahita usangayo nimero ya telefone, uhite unasangayo uburyo uri buze kuba wakwishyura. Niba wamaze kwinjira hano muri no website neza, uragomeza umanuke ujye hasi, urahita ubonayo ibindi bintu. Urabonayo banki yo kwishyuriraho inguzanyo yawe igihe wamaze gufata inguzanyo, uhita ubonaho na momo yo kwishyuraho inguzanyo, urahita uba wabibona. Rero nk'uko bisanzwe hano bakubwira ko ino company iteza imbere ubuhinzi, nyine byagenewe abahinzi gusa, ariko n'abantu batari abahinzi nimuza mukapurikamo ahangaha. Wamara kugera ahangaha ukahita ukanda hano ku gihingwa, ugakanda ahangaha ku gihingwa, ukahita hano utoranyamo ibihingwa, wenda tuvuga urugero urusenda, cyangwa se urabona urusenda ruhise rwiyandikamo hano, cyangwa se ukahita ufatamo ikawa nayo urabona kwitizamo hano uri busabe, birahita bigenda. None nibigenda ubwo ngubwo ikintu kiraba kigiye gukurikiraho ni ukuvuga ngo wowe
ubwo uzabona amafaranga ariko uzaba ubizi ko uzayishyura kandi atari cyo kintu wayagenewe. Boom, ngiye kukwereka rero indi video igiye gukurikira, ngiye kukwereka uburyo ugiye kwisabira inguzanyo ku binyabiziga.